Amaso yaheze mu kirere. Burya koko ngo icyizere kiraza amasinde, iby'iwacu ndabireba bikandenga, ntago nabona aho mpera mbaza iby'u Rwanda, kuko n'inzuzi zanze kwera, ngo aha wenda tuzakizwa n'indabo. Kuva mu buto bwanjye dore ndategereje, dore ko navutse mu bihe bikomeye, hahandi umwana arera nyina ntiyumve, ndakuze numva ngo amahoro azaza, iminsi irahita indi igataha nta gihinduka. Uko imyaka yicuma nigira hejuru, ibyo mbona biguma kundenga, nabaza abakuru ngo si ibi ni ibiki, nabo bakambwira ko batabyumva, ngo kuko intsinzi yavugaga amahoro. Bakuru banjye bagannye urugamba, rumwe rw'amasasu ureka iby'amagambo, bamena amaraso yabo nta gushidikanya, kuko buri gihugu ni nk'umuryango, barakitangiye ngo tugire amahoro. Uko kwibohoza njye narakubuze, mu bitekerezo ndetse no mu bikorwa turafunzwe, ahubwo dukoma amashyi maze butore dushinjagire dushira, niba ngombwa twirengagiza ibigoramye. Ngo niba umufungu urebe hirya, kuniganwa ijambo byabaye umuco, ngo aha nuvuga ntumenye ikigukubise, niba ugira ngo ndakabya uzabaza idamange na bahati. Amaso yaheze mu kirere, dutegereje abacu baburirwa irengero, uko bwije uko bukeye dutaka umuntu, aho kudufasha ngo aboneke bakaducyaha, yanaboneka akaza yemera ibyaha atakoze. Amaso yaheze mu kirere, dutegereje ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda, ariko aho kwiyunga turushaho gutana, usibye ko noneho batari amoko, dutanywa n'inda yo gatsindwa. Amaso yaheze mu kirere, dutegereje ubuyobozi bwumva abaturage. Ese ko mudukubita n'inka zarabiretse, ubwo tuzabizera dushingiye hehe? Muduha agahenge dutora agatotsi. Amaso yaheze mu kirere, dutegereje ubutabera bwunga, imanza zicibwe nta buriganya, abafunzwe bagira umutekano, ntihabure ubuzima mu maherere. Amaso yaheze mu kirere, dutegereje igihugu kirimo ubutabera, dutegereje igihugu kirimo umutekano, dutegereje igihugu kirimo amahoro, ukwishyira ukizana bikubaho. Ese ko mutubuza amahoro mu rwatubyaye, aho ntimwifuza ko tuganiye ishyamba? Nako ngo byabaye iterabwoba, kandi namwe ariko mwatashye, kandi ni mu gihe, kuko ikibi kirarwanywa.